none se muvandi uyu munsi ko utagiye kwiga byagenze bite? Papa yambwiye ngo ninkomeza kwiga nzaba ikigoryi kubera ubwenge bwinshi mfite. Uzaba ikigoryi? Niko papa yambwiye ngo kubera ko mfite ubwenge bwinshi ngo ninkomeza kwiga nzaba ikigoryi, niko yambwiye papa. Kagira ikintu mbwira kinyemeza ko ufite ubwenge bwinshi twumve. Ubwenge niba mbufite ari bwinshi ntabwo mbizi pe, gusa nanjye niko mwarimu yambwiye, niba ari byo ntabwo mbizi, ariko njye mba mbona ntabwo. Yego si bwinshi, yego ndabufite ariko si bwinshi. Nta kigenda pe, nawe ndumva umeze nka wa mwana babwiye ko azi kwiruka akirukanka akarenga iwabo. Ariko nta kibazo, njyewe ndamutse nsanze nirukanse nkarenga iwacu nkabona naharenze, nshobora kugera nko mu nzira nkikubita hasi nkaryama nkahita nsinzira, nkahita ndota ko narenze mu rugo, ubundi nkongera ngasubira inyuma, cyangwa se nkayoboza bakahandangira nkongera nkagaruka. Muvandi ufite ubwenge bwinshi pe, nudacunga neza ahubwo buzaguta ku gasi pe. Saba noneho urakoze, reka ngusezere nigendere. None se ubundi warisha utampamagaye ngo tujye kurya byagenze bite? Muvandi harya ntabwo wariye? Papa wihangane pe, nabimaye ngo mbikuzanire, ngeze mu nzira ndicara ndabirya, nibagirwa ko bambwiye ngo dusangire none nabimaze. Nuko nkozeho nyine ubwo ndabwiriwe nta kundi. Naza kubibwira mama ubwo bwenge bwawe bwinshi ufite ubugabanye n'utabugabanya, ndakurega kuri mama pe, ntabwo byazavamo.